nijoro ryo kuwa kane nahuye n'urugamba rutari rworoshye. Ibipusi biramoka, ibibwa biramoka, ibibeba biragira gute. Ndamana twasenze nka umwamikazi naho yagiye. Yamana twasenze basheta akagenda bakamuryamisha naho yagiye. Yamana twasenze ndi imfubyi nkabona umugabo naho yagiye. Mwami yaramubonye amutunga inkoni yizaho ngo aramubwira ngo urasaba iki mwamikazi Esther nka kiguha. Umva shayo neza y'Imana. Urasaba iki sha Clementina nka kiguha. Nibe nkuko twebwe tubishaka ahubwo bibe nkuko ari wowe ubishaka. Rero Mana nasengaga gusa reka ibyo tugiye kuvuga aba ari wowe byifugira kandi nago tubisengeye kuko byasengeye tutararemwa, ahubwo turagusabye kugira ngo amagambo y'ubwenge aba ari yaca muri twebwe kandi n'abagiye kubyumva bigira aho bibavana bigire naho bibatereka. Reka nasengaga gusa reka gukora kubukwawe ibyo ushaka n'ibyo ushima byo bitubaho ni mu izina rya Yesu Kristo turakoze. Amen. Haleluya. Haleluya. Mwaramutse. Yesu nashimwe. Yesu ni yamamare. Yesu ni yamamare. Yesu ni umwami. Yesu ni umwami. Amen. Haleluya. Nukuri murasa neza. Umuntu ahagaze hano akabareba murasa neza. Umva amabara yose nkuko Imana yabishatse. Ukuri wumve kunyuzwe nuko nguko. Haleluya. Mari hari ikibazo twaba dufitanyera. Niwe muturanyi wanjye. Narerewe ku birenge byawe. Ndumva narashakiye muri uriya mudugudu uhari. Haleluya. Kankiremo hagati. Haleluya. Uriya mudugudu nkugeramo wari uhari. Ariko ndatekereza nabaho Mariya ntago twagirana ibibazo. Niyo twabigirana nge nawe twaza tukihuza. Haleluya. Amen. Amen. Anje hari ikibazo twaba dufitanye? No twaba tugifitanye ambabarire. Tugiye kuganira ibintu by'Imana, tubiganire dufite umutima usukuye. Ngiye tugiye muri iyi minsi ndi kubabwira ibintu bita gusenga. Haleluya. Ndi kubabwira ibintu bita gusenga. Ariko no twaba tugifitanye untiza amatwi. Uyu munsi wirengagize ko ari uko twabigenje nge nawe untiza amatwi. Nanjye ngiye kugutiza umuhogo wanjye n'akanwa kanjye tuvuga Imana. Amen. Tuvuga ikintu kijyanye no gusenga. Hari inyungu twabonye muri uku gusenga. Haleluya. Hari inyungu twabonye muri uku gukurikira Imana. Haleluya. Hari inyungu twabonye zaturutse mu bintu byiswe gusenga. Haleluya. Buriya gusenga ni ingabo ikingira umukristo hava akajya. Umukristo udasenga ameze nk'ikisi. Ameze nk'inturusu niyikura igenda gutyo gusa itazi iyo biva niyo bijya. Umukristo udasenga rero ameze nk'ikirayi bagenda bagafata bakagihata bakagiteka bakakirya ntikizi iyo biva niyo bijya. Haleluya. Ariko iyo usenga byose bijya kuza wabibonye. Nubwo waba uterekwa urabibona. Haleluya. Nubwo waba udahanura biraza ukabibona ariko kavuga ati Imana kuko Amen. Amen. Haleluya. Kuko wasenze Imana nayo izagutabara. Turasoma igitabo cya Esther. Ni ibice 4. Turahera ku murongo wa 10 turageza 17. Esther ibice 4. Ibice 4 ku murongo wa 10 ahera ku murongo wa 10 ageza ku 17. Haleluya. Haleluya. Amen. Imana iduhane umugisha. Reka dusomere hamwe ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya Esther ibice 4 turahera ku murongo wa 10 turageza 17. tugeze 17.
reka dusome mu izina rya Yesu. Amen. Umutwe w'amagambo uravuga uti Esiteri yihara yemera guhakirwa bene wabo. Maze Esiteri atuma Hataki ubutumwa kuri Morodekayi ati: abagaragu b'umwami bose n'abantu bo mu bihugu by'ubwami bazi yuko umuntu wese, umugabo cyangwa umugore usanze umwami mu rugo rw'ikambere adahamagawe hariho itegeko rimwe gusa kuri bene uwo azacirwa aricwa, keretse uwo umwami atunze inkoni ye y'izahabu, bisobanurwa ngo akire. Ariko njyewe maze iminsi 30 umwami atampamagaye ngo musange. Nuko babwira Morodekayi ubutumwa bwa Esiteri. Morodekayi nawe arabatuma abasubiza Esiteri ati: we kwibwira yuko ari wowe wenyine uzakira mu Buyuda bose, kuko uri mu nzu y'umwami. Kuko niwicecekera rwose muri iki gihe nta kizabuza Abayuda gutabarwa, bakoroherwa biturutse ku makuba, biturutse ku bandi. Ariko wowe n'ab'inzu ya so bazarimbuka. Ahari icyakwimitse ngo ube umwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa nk'iki. Nuko Esiteri atuma kuri Morodekayi aramusubiza ati: genda uteranye Abayuda bari i Shushani bose, mwiyirize ubusa, munsabire mumare iminsi 3 ku manywa na nijoro, mutagira icyo murya cyangwa munywa. Nanjye n'abaja banjye tuzabigenza dutyo. Uko niko nzasanga umwami nirengagije itegeko, kandi niba nzarimbuke. Morodekayi aherako agenda abigenza uko Esiteri yamutegetse. Imana itugirire neza cyane. Amen. Imana iguhe umugisha. Aleluya. Aya niyo magambo nashatse ko tuganiraho, ariko ngiye kubaciramo muri makeya ku bya Morodekayi. Aleluya. Uyu Morodekayi ndi kubabwira yari Umuyuda, nkuko nawe uri umukristo. Aleluya. Ubwo nimvuga Morodekayi nawe uhite ushaka ahantu wikarasa. Aleluya. Morodekayi yari Umuyuda ngo bari baranyazwe i Yerusalemu, babazana mu gihugu kitari ikiwabo. Noneho bahageze, umwami kubera kumwikundira amubwira ati: yewe sha, uzajya umbera hariya ku muryango undererera ubasi ko indabyo zanjye zimeze neza, uzajya unareba binjira n'abasohotse, ubwo burenganzira ndabuguhaye. Morodekayi yibera ku irembo ibwami, abandi bo muri icyo gihugu ntibari bazi icyo umwami yamushinze. Aleluya. Akazajya yirirwa agenda akora ibyo umwami yamubwiye bucece, akiciraho, nta kintu byari bimutwaye, n'abandi babanaga nta kintu byari bibatwaye. Aleluya. Ariko icyo gihe umwami Ahasuwerusi akuza umuntu umwe witwa Hamani. Hamani baraturembeje. Aleluya. Ni ukuri ba Hamani baraturembeje. Hamani baramukuza bamuha icyubahiro, yumva ko nyine yarose Morodekayi akazajya amukandagira uko yishakiye. Ngo noneho ngo umwami aravuga ngo aho uzajya unyura bazajye bakunamira. Ariko kuko Morodekayi yari Umuyuda nyakuri, aravuga ati: njyewe umuntu nkuriya njye nzajye mwunamira? Twunamira Imana yonyine. Aleluya. Genda Umuyuda, ntabwo nzunamira umwana w'umuntu. Kubera iki? Kuko se yamaye iki? Nzunamira Imana yo mu ijuru yonyine. Abandi nabo barita mu gutwi bakazajya mwata ku mwene data. Ku mwami yavuze ngo uyu mugabo nazajya anyuraho tuzajye tumwunamira.
buriya we kutabikora nuri kwica itegeko ry'umwami. Aleluya. Moridekayi arababwira ati nge ndi umuyuda. Arahamya. Aleluya. Arababwira ati nge ndi umuyuda, ntabwo nakunamira umwana w'umuntu kirazira, nzunamira Imana yonyine. Aha, intambara ziravuka. Hamani ati koko burya ni umuyuda? Jewe nge nyura umwami yaratanze itegeko ngo banyunamire, ntanyunamire gute se? Nanjye nzasaba umwami kuko yampaye ubushobozi, nzamusaba mubwire ngo uyu muntu ntabwo ajya anyunamira, ariko ndashaka ubu bwoko mwami, nzaguha n'ibiguzi ibihumbi n'ibihumbagiza, ariko ubu bwoko mbukuremo hano kuko nta n'ikintu bukumariye. Aleluya. Umwami nawe aravuga ati singabo se mbagushyize. Abayuda se ni ibintu nyabaki, ariko ntabwo yarazi ibanga ry'abayuda. Abayuda ni abantu babitse ibintu by'Imana sha, nta muntu ujya upfa kubakora mu maso uko yishakiye. Aleluya. Nta muntu ujya ubatunga urutoki, iyo ubatunze urutoki rumwe izindi zose ziba ziri kukureba, kuko uri umuyuda nta kintu bahamani bagutwara. Aleluya. Bahamani tugendana nabo. Aleluya. Bahamani dusangira nabo. Bahamani babakuriza imbere yacu turi kubareba, bakadufataho ijambo, ariko ntabwo umuntu wagufataho ijambo Imana atari yo yari gufasheho. Aleluya. Nta muntu ufite kugira icyo agutwara. Wowe senga. Hamani nawe yumva nyine arakomera avuga ati bariya batakebwe, ngewe imbere yanjye nzabatsembaho mbabike mu nda y'isi. Aleluya. Ariko cyagiye kwari ukugira ngo abayuda batabarwe, kwari ukugira ngo abayuda batabarwe. Aleluya. Nuko Hamani nawe yandika inzandiko, aranasinya, ashyiraho n'impeta y'umwami, atanga itegeko ngo abayuda bose muzabatsembe. Icyo gihe Moridekayi nawe arabimenya, n'abayuda bari mu rwishushani barabimenya, bashishimura imyambaro yabo, baryama mu itazi sha, barasenga, baratakamba, baravuga ati Imana ibi n'ibiki bibaye noneho? Iyaba twaraguriye gukora ubucakara tuba tubyemere, iyaba twaraguriye kwirirwa turi kuvomera abantu tuba tubyemere, ariko noneho turaguzwe kugira ngo tunapfe. Witeka Mana ibuka. Bibutse Imana sha. Baravuga ati Imana wavuze kuzarengera ubwoko bwawe, wavuze yuko uzarengera abayuda, wavuze yuko uzabahagararaho. Na Moridekayi ngo yambara ibigunira ajya mu murwa, ahagarara ku irembo ry'umwami. Nibwo bagiye kubwira Esiteri bati uzi ibyabaye? So wanyu noneho yambaye ibigunira mu irembo ry'umwami. Ati habaye iki? Mumbwire igikuba cyacitse. Baragenda babaza ngo yohereze intumwa hatake. Aragenda arayibaza ati mbwira habaye iki kubera wambaye ibigunira mu irembo ry'umwami? Ewe data. Ati ni mwebwe mwicare aho ngo mutazi n'ibyabaye. Ati tubwire neza ntabwo twebwe tubiza. Bati Hamani yatuguze ngo ngewe n'ubwoko bwacu bw'abayuda ngo dupfe. Esiteri ati ngo iki? Ngo dupfe? Ntabwo bikwiriye. Aleluya. Ntabwo tuzapfa nk'uko babishaka, ntabwo tubayeho nk'uko babishaka, ahubwo tubayeho kuko Imana yavuze ngo tubeho. Aleluya. Mwige gusenga. Nuko nuze Moridekayi amajije gutekereza Esiteri ibintu byose byabaye. Esiteri nawe aravuga ati se Mana koko ngize gute? Murabizi yego ndi umwamikazi, ariko nta burenganzira mfite bwo kugenda imbere y'umwami uko niboneye ngo ngende mubwire ibyo nshatse. Hariho itegeko ko umuntu wese ugomba kujya imbere y'umwami agomba kuba amuhamagaye. None umwami ari ikambere. Bavandimwe bene data, ndagenda mubwire ngo bimeze gute? Ndagenzwa n'iki? Ngo hariho itegeko rimwe ngo umuntu aricwa. Ariko aramubwira ati ikintu kiruta byose twarasenze. Rero cye ya Mana twasenze nka umwamikazi ntaho yagiye. Ya Mana twasenze Vasheti akagenda bakamuryamisha ntaho yagiye. Ya Mana twasenze ndi imfubyi nkabona umugabo ntaho yagiye. Ya Mana twasenze nkaba nkuse nkabyara ntaho yagiye. Rero mwene data genda mupfukame wowe n'abayuda bagenzi banjye. Aleluya. Nanjye n'abasha banjye turapfukama tugire gute? Dusenge. Barapfukama sha, barasenga, banihira Imana, baraniha. Na Esiteri n'abaje be baraniha ngo baryama mu ivu, baryama mu bigunira. Aleluya. Barasenga.
Aleluya. Se mwene data uri gusenga gute muri iyi minsi? Aho nuri kubona ibibazo bije, aho kugira ngo upfuka musenga ukarwanisha amagambo. Aleluya. Kora yarwanishije bigeze aho birananirana. Aleluya. Ntabyo tutakoze, ariko icyo twabonye mu gusenga, mu gupfuka mu gasenga, twabonye mu butsinzi. Aleluya. Njye nabonye Imana ubwayirazira nyiyereka. Aho nabaye mu mudugudu w'abantu batankunda. Ntabakunda nzi ko bankunda, ariko abo bagaca ruhinga nyuma, tukaganira turi kuvuga ibintu by'Imana, abo bagaca inyuma bakazenguruka bakajya kungira inama z'ibyo ntavuze. Aleluya. Nabaye mu mudugudu, nari mfite inshuti mbisha, wakoze Imana iguha umugisha. Nari mfite inshuti mbi, inshuti twajyanaga gusenga, twava gusenga tugahitira mu kabari. Aleluya. Tukajya kunywa, ntanazi no kunywa, nukuri pe ntababeshye. Kuva aho majije gushakira umugabo, ibintu byo kunywa nabaye nk'ubisiga inyuma, ndanabisezera. Nkagenda nkaba nasengera 1000, wowe usengereye 500. Iyo ni inshuti mbi, ntago yigeze inyigisha gusenga, ariko kwari kugira ngo nanjye nisanishe nabo, ndebe ko twagira ishusho ziri gusa, ariko byahindukira nyuma akavuga ati kama mateta muri kureba. Ariko sha Yesu wenda gushima, umunsi namenye gusenga icyo bimaze, hari aho byantereye, hari naho byanteretse. Aleluya. Niho magaze muri uyu munsi wa none. Aleluya. Imana yarakoze kuko yanyigishije, y'ubwayo niyo yanyigishirije ibintu byo gusenga. Yambwira ati va muri ibyo ngibyo urimo nta kintu byakumarira, ahubwo we pfuka musenge. Iyo ntaza gusenga, uriya ni Mariya, mba nubatse hariya hantu muri uriya mudugudu wacu mba nyiwurimo. Abantu nabigishije gusenga, twiga gukora, nigisha abantu gukora. Aho kugira ngo mve ko ndi kubigisha gukora, bagaca nyuma ruhinga, bakagenda ku babosi bati mama teta numunebwe nta kintu ashoboye, bikaba byinshi. Ariko weho senga. Amen. Aleluya. Amen. Esteri yabwiye Morodekayi ati mugende musenge iminsi 3. Aleluya. Nanjye nirengagije itegeko ry'umwami, nzagenda mubwire ngo nzagenda muhamagara. Aleluya. Uriya hari igihe Imana igukora surprise ukararika n'abanzi bawe, abuzi nabutazi, kwaga ati muze sha Imana yabyemeye, yateyeho kashe. Ndabyibuka nakoresheje ubukwe, abantu bose ndabahuruza nti nimuze. Abantu bose baba bankunda baba banyanga, ntawe watase atariye cyangwa ngangu. Aleluya. Imana nigukora surprise, ujye ubararika, ntukagira umuntu unyuraho, ujye umubwira ati mwese muze murebe kugira neza kw'Imana. Nta muntu nigeze ntambagaza ku musozi, ahubwo naravuze ngo Mana baramishe barebe kugira neza kwawe, kuko hariyo twasenze itazemera ko dukorwa n'isoni. None se nimba itaremeye ko Esteri akorwa n'isoni imbere y'umwanzi we Hamani, buriya na Esteri yari bupemo, kuko nawe yari Umuyuda. Hamani yamuguze, yari kuvuga ati nuriya mugore wawe ni Umuyuda, buriya nasigara nawe azajya agomesha abagore abagira uko abishaka, nawe nasajye mu Baruda bene wabo birangire. Ariko kubera ko iryo tegeko yaryirengagije agasenga, ibya Hamani byose byahindutse impfabusa. Aleluya. Esteri aravuga ati umwami nimba bishimye, ngo umwami yaramubonye amutunga inkoni yizaho, ngo aramubwira ngo urasaba iki mwami kazi Esteri nkakiguha. Umva shayo neza y'Imana, urasaba iki sha Clementina nkakiguha, urasaba iki mami rakoze nkakiguha, yo urasaba iki mukecuru nkakiguha. Yo yirengagije iryo tegeko, Esteri aravuga ati mwami nimba ngutonyeho nkaba nkugiriyeho umugisha, umwami naze mu nkera nararitse, umwami naze mu birori nateguye, azane na Hamani baze barye bawe, maze nanjye muri iyo minsi nirangira nzagira icyo mbwirira imbere y'umwami, ngira n'icyo musaba. Na Hamani arishima aravuga ati burya ndakomeye. Aleluya. Nta wundi muntu umwami yemereye kuza ngo tujyane mu birori by'umwami kazi Esteri keretse ngewe Hamani ndakomeye. Ngo afite umugore mu bishanga, aramubwira ngumva ngo dore ngo nimba umwami yakubwiye rero ngo mujyane muri ibyo birori, ngo ubanze ugende umubwire ngo mwami ngo ndashaka Morodekayi mbanze mumanike kuri kirage. Wamanika Umuyuda sha wasenze, wamanika Umuyuda wasenze, wamugira ishyamba se bikemera. Umuntu
wasenze ntajya akorwa n'isoni. Aleluya. Umuntu wasenze ntajya akorwa n'isoni, nta nubwo ajya mwara. Aho kugira ngo amware, babandi babikoze bose baramwara imbere yawe, Imana ikakuzamura. Umva neza y'Imana rero ukuntu byagenze. Aleluya. Morodekayi kubwa nyuma noneho nuze Hamani agiye kwitegura ko agiye kumanika Morodekayi. Ubwo inkera yanyuma igeze, Hamani agiye kubwira mwami ati ndashaka Morodekayi ngo mumanike ku giti. Umwami ahita abaza Esiteri asa ariko se mwami, ubu igihe wanyweshereje izi nzoga ukandisha, mbwira ikintu uri kunsaba ndakiguha. Nuko Esiteri mu bwitonzi bwinshi aravuga ati databuja. Yanavuze ati mugabo wanyu, yavuze ati databuja, mwami nyaguhoraho we, iyaba njyewe n'ubwoko bwanjye twaraguriwe kubabaja banyu twari kubyemera. Twaraguriwe kwirirwa turi kubahingira, kwirirwa turi kubikorera, turi kuboza ibirenge, tuba twarabyemeye. Ariko se mwami, nk'ubu ngubu kugurirwa kwica, kutwica, mwami koko byakumarira iki? Ati uwo muntu wabaguze ninde? Mumbwire yabikuye hehe mbese? Ninde wamuhaye ubwo burenganzira? Aleluya. Hari igihe bajya batugura bakajya kutugura aho hose, bakirirwa bari kutubunza bazi ngo bari kubunza abantu bataza baribo, bari kubunza abantu basenze Aleluya. Umuyuda wasenze, nkunda gusenga namwe muzabikunde. Aleluya. Uzakunde gusenga, Imana izabiguhera umugisha. Nuko ubwo Hamani aho yari aratangira kudagadwa, atangira gusosomera ati karabaye noneho, ati urinde mbwira. Esiteri arahindukira ati n'uyu nguyu Hamani umwanzi w'Abayuda, n'uyu nguyu niwe mwanzi w'Abayuda, niwe waguze ngo tumanike twica turimbure mu mugosha ibihugu byose yabimaze. Ari kuvuga umwami ahita arakara ati arahaguruka ahita ngo agenda gutambagira mu murima ati naburiya koko umuntu uzi yarayoye ko narongoyeyo burakwire yirengagije itegeko. Mu gihe akigaruka ngasanga Hamani yaguye ku bibero bya Esiteri. Atugiye no kumfatira umwami bikiva mu kanwa. Hamani bamujyana kumuzamura. Bamuzamura hehe? Bamuzamura kuri cya giti yari yashinze ngo ngashyireho Morodekayi. Aleluya. Nabo rero bazagwa imbere yacu bidatinze. Mwebwe muri gusenga Imana, musenga Imana, bazagwa imbere yanyu. Ntabwo tuzagwa imbere y'abantu batakebwe, ntabwo tuzagwa imbere y'abarozi birirwa baturoga ngo nitugire ikintu na kimwe twiteze imbere. Ntabwo tuzagwa imbere y'abirirwa batuvuga ibinyoma, batubeshyera ibitagira umumaro. Ahubwo bazatsindwa. Njyewe icyo mpora nsabira abantu ngo baze basenge bamenye ukuri. Aleluya. Muze musenge. Ndabyibuka umudugudu wacu wari umudugudu hariya muri Muhe. Ni umudugudu utamenya ukuntu uteye. Ni umudugudu uyu munsi baba bakijijwe, mu gitondo ntumenyeho amagambo aturutse. Aleluya. Ubu wakubwira harimo abantu bo muri Muhe bateranyemo hano iminwa ariko wabareba ahangaha mwese murakurikiye. Imana yo mu ijuru ibaha icyo umutima wanyu wifuza. Aleluya. Imana yo mu ijuru ibaha icyo umutima wanyu wifuza, ariko izakibaha mwasenze. Ari umudugudu w'amagambo, wari umudugudu ukwereka ko mukijijwe muri no kugendana, nyamara wahindukira nk'ahangaha wihishe nk'aha, uri ahangaha inyuma akaba yagutoboza, yatobora inkota ikazi kagupfumuranya mu mutima utazi icyo uzize. Bene data, twagize inshuti z'imburamumaro, twagize inshuti zashakaga yuko mbese tujya mu rwobo rumwe nazo. Ntabwo zatubereye inshuti zatuyobora inzira itugeza mu bwami bwo mu ijuru, ahubwo zatubereye inshuti zatuyobora mu rwombo rwo kurimbuka. Aleluya. Mureke twirinde inshuti mbi. Aleluya. Gusa icyo gihe Hamani bamuzamuye kuri icyo giti, Morodekayi nawe agira gute? Azengurutswa mu murwa. Aleluya. Azengurutswa mu murwa ngo dore uko bazajya bagenza umwami akunze kugira gute? Kubaha. Aleluya. Imana izamura ibendera ryawe aho utuye.
Aleluya. Imana yirengagiza ibyo bibi byose bagushakishaho, izamura ibendera ryawe mu mudugudu aho utuye, izamura ibendera ryawe mu rugo rwawe, izamura ibendera ryawe aho ugenda mu byo ukora. Aleluya. Imana yo mu ijuru igira ikintu kimwe ikwibukiraho nkuko yibutse Morodekayi. Aleluya. Igira ikintu kimwe ikwibukiraho, basi yibuke yuko ujya wirengagiza gucuruza ubu iki gihe amafaranga bashyuye. Yirengagiza ibyo ngibyo, yibuke ibyo ngibyo uba wabyirengagije, ibikwibukireho, izamura ibendera ry'ubutsinzi ku buzima bwawe. Aleluya. Mureke dusengesha umwuka iteka. Morodekayi umuyuda aratsinda. Aleluya. Hamani nawe araneshwa. Bahamani bazagwa imbere yacu, ntago tuzagwa imbere yabo. Upfa kuba warasenze neza, wowe ubigumemo neza. Aleluya. Morodekayi yagize gute? Aratabarwa. Abayuda baratabarwa, babona ubutabazi buturutse ku Mana. Aleluya. Ubutabazi ntabwo bwaturutse ku wundi muntu, bwaturutse mu gusenga. Ngo mugende mupfukame iminsi 3 mu nsengero, nanjye n'abasha banjye tuzapfukama dusenge. Nawe rero upfukame, nuhura n'ikibazo ntuzirirwe ujya kubwira umwana w'umuntu. Twarabibabwiye tukababwira ngo byagenze gutya, aho kugira twamara twatinzwaga no kuva mu rugo rwe. Feri ya mbere yaruhukiraga mu mudugudu ati itangazo, bikaba amatangazo kandi twababwiye tuzi yuko ari abakozi b'Imana bazanadufasha kugira gute? Gusenga. Bikaba amatangazo. Buriya ntabwo twakomerekejwe n'abantu tutazi, dukomeretswa n'abantu tuzi. Aleluya. Dukomeretswa n'abantu tuzi. Buriya se ntakuzi mama Mirako, ntakuzi hari ikintu ubu se namenya nkuvuga hiki? Ariko umuntu ukuzi, inshuti yawe, agahangara akavuga ati mama Teta namwiboneye njyewe ari kugenda ari. Aleluya. Yadandabiranye kandi byahehe biragata kugira ngo agusebye. Aleluya. Kugira ngo agusitaze, yumve yagukomeretsa. Byadukomerekeje ni byinshi, ariko mureke dupfukame dusenge, ngo dusengere na bene wacu bakiri inyuma, nabo baze bagire gute? Bakizwe. Aleluya. Morodekayi yaragiye arapfukama mu murwa w'Ishushani, arapfukama na bagenzi be barasenga, bakuzaho itegeko. Nawe usenge ukuzeho za karande bagize gute? Bagushyizeho. Nawe usenge ukuzeho ibitagira umumaro bakuvuzeho. Nawe usenge ukuzeho ibyo byose basinye bavuga ngo runaka ibi byose bizamuba, ubikuzeho mu izina rya Yesu. Bikurweho n'amasengesho wasenze uyu munsi. Amen. Uyu munsi isengesho wasenze niribi ry'umunyagara, niribi umutiri. Ntusenge ngo isengesho ryawe uyu munsi wasenze ngo ribe umutiri, ribe isengesho ritumbagira rikagera ku Mana. Amen. Ngicyavuye mu masengesho, icyo wakoze uri gusenga kirindwa n'amasengesho. Ako kantu urakumvishe? Urakumvishe? Icyo wasabye uri gusenga, icyo wapfukamiye uri gusaba kirindwa n'amasengesho. Musengeshe umwuka iteka. Aleluya. Musengeshe umwuka iteka, ngo amaso y'Uwiteka ari kubakiranutsi, ngo ariko abiyobagiza nawe arabareba nyine akumva nta kintu bimubwiye. Aleluya. Hari n'abavuze bati sinzasubira gusenga. Nushaka uzabireke, kuko njyewe nzi gituma nsenga. Ntago nsenga kugira ngo bandebe, ntago nsenga kugira ngo runaka amenye ko nahageze. Nsenga ndi kugira ngo Imana intabare. Aleluya. Hano habaye intambara habaye uruvurungutana, abantu batazi ahantu urusengero twarukuye mu masengesho. Narwo rwavuye mu maboko y'abana b'abantu, byavuye mu gusenga. Baraza baravurungutana, abantu batazi ahantu babikuye baravurungutana, ariko abantu bazi Imana yabo ngo bazakomera. Ngo nibamara gukomera bakora iby'ubutwari, natwe turagenda turapfukama turasenga, turavuga tuti Imana tabara umukumbi wawe, tabara itorero ryawe ryabayeho twebwe tutarabaho, tabara abo waremye. Aleluya. Imana iri mu ijuru yamanutse iratwumvira,
kuko bitavuye mu maboko y'abana b'abantu. Buriyo biza kuba byaravuye mu maboko y'abana b'abantu baravuze ati ibi bintu ni ibyanjye, reka nanjye mbishyire mu kuboko kwanjye. Ariko kubera ko byavuye ku Mana ariyo yabizanye, iradutabarira turengera. Haleluya. Yarahabaye. Mureke rero namwe musenge. Ntago ndi kubabwira ngo muzige kurwanisha amaboko yanyu, mwige gukoresha umunwa muri gutukana. Gutukana nta kintu kivamo. Haleluya. Uratukana ejo bundi igitutsi watukanye hari ingingo isika kugonga ugasanga urafunzwe. Urarwana, numara kurwana ibyawe bizatezwa cyamunara. Ibintu byose uzakora ubona bitarimo inyungu, ujye ubyihorera. Ntabwo urwanishe gusenga. Nubona ugeze mu kibazo cy'inzara, uzapfuka musenge. Haleluya. Ubwira Imana uti Imana, cyagiye inzara yarandiye, n'uyu munsi urashaka ngindye, ntago Imana yaguhereza. Haleluya. Nigeze kujya gusengera mu bisate, icyo gihe byari byancanze, nareba hepfo nareba haruguru, nakwataka n'umugabo akambwira ati ndi mu ishuri ntunsakurize ngo unteshe amasomo yanjye, biceceke, ibyo byose ubyihorere. Nanjye ndagenda mu bisate mbwira Imana, ni Imana rero aba bana niwe wabampaye, mbese uremera ko njyewe ndi bukinga umuryango abana banjye bakaburara? Haleluya. Nazamutse mu bisata ari 11:40, ndazamuka n'amaguru, reba kuva mu bisate n'amaguru diridiri uri wenyine nta wundi muntu muri kumwe. Ndazamuka ariko Mana urabyemeye na telefone ntinasone. Ubwo uracecetse pe, ngenda nyinge mbwira abana nimukinge muryame nyine kabaye. Narazamutse nyikata hariya muri rompowe, natinye guca mu gisagara ngo hatagira umuntu ngirira nabi. Nyikata hariya muri rompowe numva telefone ati tindi, aturaho mama te, ntiyego, atumeze ute? Ntimeze neza. Ati yewe ntago duherutse kuganira ariko akira 5 uze kuba uri kuganira, turavugana mu gitondo ubone nijoro. Haleluya. Sinaruhije ngera mu rugo, nahise nkatira mu isoko, icyo nari nambaye nicyo natwayemo amakara ntwaramo n'ibyo guteka. Nagenda ngeze mu rugo mucane imbabura, Yesu yagize neza, mucane imbabura tubiteke, mumenye yuko mvuye gusenga. Hari icyo Umwami Yesu yakoze bana banjye. Turapfukama duhata ibirayi turi gushima Imana, turateka. Ubwo mu gitondo nteka n'ibishyimbo, umva agakoma karaboneka. Haleluya. Uwo munsi nabonye ineza y'Imana kubera gusenga. Haleluya. Uwo munsi nabonye ukuboko kw'Imana kubera kugira gute yemwe? Gusenga. Haleluya. Hari ikindi gihe nabwo nabonye ineza y'Imana, igihe ababisha bari bangose banyasamiye, umuri wese asunika undasunika urwobo, ndi kurubona neza ko nanjye ngiye kurugeramo. Ndapfukama nibutse Imana, ndayibwira n'Imana, wibuke yuko ntagiye mu nzu yanjye ngo ndyame, ku murimo wawe nabaye maso, narasenze, namajiye kubyara icyumweru kimwe cyararangiye, mpita njya mu nzu yawe gukora umurimo wawe. Basi wirengagiza amafuti yanjye n'ubugoryi bwanjye, unyibuke uru rwobo bacukuye urusibe. Icyo gihe nabwo nabonye ineza y'Imana. Mbona aho hantu matambutse gitware, ndazenguruka ndavuga ngo Mana ndagushimye kuko uri umukozi w'umuhanga. Nshima Imana yo mu ijuru. Haleluya. Buriya gusenga n'ingabo ikingira umukristo hafi akagera. Haleluya. Gusenga ni intwaro, ni ikintu cyose uzakora ukavuga uti Imana rero. Ejo nabwo nabonye ukuboko kw'Imana, byari byancanze neza. Barampamagara ati abana bawe tugiye kubirukana mu ishuri, ntago watanze amafaranga y'ibroshire. Ndapfukama mu nzu yanjye kubera ko nyine umugabo yamajiye kumbwira ati umenye ko ndi ku ishuri, ntago nkeneye yegere mu matwi yanjye, ndashaka kuzatahana amanota ya mbere. Iby'urugo rwawe ubyimenyere. Nanjye nise ndamuhamagara mubwire ngo gutya na gutya, sinabura kubimubwira. Ariko Imana nawe cinzira. Haleluya. Nimbure naho mfata ideni koko, basi nzaryishyure nyuma. Ndapfukama mu nzu yanjye, ni rero wa telefone we, ngiye guhamagara umuntu runaka umugereho. Amen. Narapfukamye ndasenga, ndafata telefone yanjye ndamubipa. Nta nubwo namuhamagaye, ndamubipa ubwa mbere. Inshuro ya kabiri arampamagara ati wabaye iki kuri kumbipa?
rwose pe ninyongerera amafaranga mfite ambanye makeya, ninyongerera haraburaho 3,000 uyongere abana banjye bakora ibizamini, nta gutindikanya nta no gutinza. Yasambye ati tambuka ugende mu rugo bayaguha amafaranga arahari, igihe uzayabonera uzayama. Haleluya! Iyo ni neza yavuye mu gusenga. Haleluya! Turya mu gusenga, twambara mu gusenga, tugenda mu gusenga. Haleluya! Nizi nkweto twambaye ziva mu gusenga, amazu tubamo. Wabibaza Imana y'Umusanze sha, wabibaza Imana y'Umusanze, 45,000,000 nta n'ikibanza yigeze atanga. Haleluya! Inzu tubamo zavuye mu gusenga. Ntago ibi byose tuvuga biva mu gusenga. Muzi gusenga, gusenga sha, gusenga kwakijije Meshake, Saduraka na Abedenego mu itanura ry'umuriro. Baramubwira ati mwami rero tukubwire, umva tukubwize ukuri, iki gishushanyo cyawe kitareba kitavuga nicyumve, wagisunika kigagwa kikikubita kigashwanyagurika, ntago twebwe twacyubararira. Iri tanura uri kureba naho riri kwaka ryagurumiranye, naho Imana yatadukiza cyangwa ninadukiza nituzubara iki gishushanyo waremye. Umwami arababwira ati umva rero bagabo ndabakunda, ariko natanze itegeko, ndabizi ko muri abacurabwenge banyu, ndabizi ko mbagisha inama, ariko natanze itegeko ngo mucyubararire. Asibwo kubikora no cyangwa sakene betwaye araboshe kubikora mu kunama bibatwaye iki, kugira ngo aba bantu babone ko baramubwira ati twebwe tuzubararira Imana yo mu ijuru. Haleluya! Ngo baryinjiramo, ngo baryinjiramo, barinjira baratambagira, batangira guhimbaza Imana ngo Mana ushimwe, Mana yacu himbazwe, ugira neza bugacya bukira, wakoze kuturinda muri ritanura. Mwami nawe ahagere ngarunguruka ajya areba amati, mwabagabo twashugunyemo abantu 3, none ndabona umuntu wa 4, kandi umuntu wa 4 arasa n'umwana w'intama w'Imana. Mbese ubu ngo namwe nimujyeho murebe. Amena. Bajya baza kureba sha, Imana yadutabaye, bajya baza bati tujye kuraba amateka yamugiriye neza, bakaza birukanka. Haleluya! Ariko bazajye baza tuzajya tubabwira ati ukuboko kw'Imana yacu niko kwakoze ibi ngibi muri kureba, ukuboko kw'Imana yacu niko kwaturinze, ukuboko kw'Imana yacu niko kwadukijije itanura ry'umuriro, uku kuboko kw'Imana yacu niko kwaturinze sha bitagira umumaro. Haleluya! Niko kwaturinze byari bitwasameye, ariko Mana we warakoze, uri mwiza data, ngenda gukunda. Haleluya! Imana igira neza, irabatabara. Haleluya! Ibakiza itanura ry'umuriro, ngo umyenda yawe n'akadodo nikigeze gashya. Haleluya! Ngo nta n'umwotsi wabanukagaho, nyamara babandi babajugunyemo ibirimi by'umuriro byarabasatire bita bibarya ako kanya, nyamara abantu basenze nta kibi cyakugeraho. Haleluya! Nijoro ryo kuwa 4 nahuye n'urugamba rutari rworoshye, ibipusi biramoka, ibibwa biramoka, ibibeba biragira gute, ndapfukama ndasenga ndavuga mfata Bibiliya yanjye, ni mu izina rya Yesu hari Imana dukorera, hari Imana itazadukoza isoni. Satani wowe uri kwasama ngushaka kujyana ubuzima bwanjye, ndagutsinze mu izina rya Yesu, ndaguconshomeye, umenyeho amaraso ya Kristo, umenyeho ubutwari bw'Imana yanjye. Yambwiye ko ntazakorwa n'isoni mu gihe nk'iki. Toka Satani mvira ku rugo, ntuzongera no kumenyera kuko ndi umwana w'Imana. Ako kanya byahise biceceka, mbura niyo biri giti. Mfite imbeba yanzengereje, yakundaga kuza no ku musego wanjye ikirukanga, ndangije ndavuga ni iyi wari biriya, ntuzongere kuva ku musego, uyu mwanzi wa unshakisha ku manywa na nijoro uzamuntwikire. Uwo munsi nabivuga ntago aragaruka. Namajije kumenya ko n'abadayimoni baca mu mbeba, namajije kumenya ko n'abadayimoni baca mu mapusi, bagaca mu mbwa. Ukabona igipusi kiraje uzajya uhita uvuga ati mu izina rya Yesu ndaguhagaritse, mu izina rya Yesu cecekera imbere yanjye wa mwanzi wanjye.
kuva uwo munsi kandi byakundaga kuza buri gihe saa 8 z'ijoro ntabwo biragaruka iwanjye kuko Yesu amaraso ye yaraje yaminjagira ku rugo rwanjye aravuga ati ndakugose. Byavuye hehe? Mu gusenga. Namwe rero ndabigisha gusenga. Haleluya. Ndababwira ngo nimugatu w'Imana yagiye. Nuko nguko Satani atwara abantu minyago yabo akagutwara ibyiza ibintu bitagira nk'umuntu utaje shama. Uyu munsi wa none Imana yari kumugirira neza ariko do yagiye. Haleluya. Ntihazagira umuntu uguhamagara ngo witabe telefone akubwire ngo sohoka ugende. Abagutwaye ikintu cy'agaciro. Kwa gatatu ujye ugira umwanya wumve ko ari umwanya wo gusenga uganire n'Imana. Buriyo ntaza kuba nsenga nguriya Mariya mbere umugabo sha mba narikoreye imyenda ku mutwe, mba narabyimbye amaguru angana nka gutya, mba ndakabarore ariko kubera gusenga binyicaze mu kinege. Kandi ninahava nzahava kubera gusenga. Ntabwo nzaba ngiye mu bindi bintu, nzahava kubera ko nasenze Imana. Haleluya. Icyatumye dusigara kwari ukugira ngo dutunganye ibidatunganye. Nawe utekereze utise muri iyi minsi ndi kubitunganya gute? Utekereje ku masengesho yawe ahantu ari kukwerekeza. Haleluya. Ngo gusenga bifite intego. Ugira isengesho ryawe urigira intego. Haleluya. Isengesho ryawe ntukapfe kuza ngo reka ngende ngo pastor ambone ko naje ngo cyangwa mama Rena ngambone ko ngewe ninkubona ko waje bimariye iki? Nta kintu bimariye. Ngo haba mu bibazo musenge, haba no mu munezero musenge, haba no mu byago musenge. Imana yo mu ijuru izigwatiriza ku buzima bwacu. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Mwige gusenga. Ndabakundisha mwige gusenga. Amen. Ngo na Yesu ubwe yabonye ageze mu bibazo aravuga ati ibintu nabyikuramora. Hajya mu gashamba k'Igetsemane arasenga arasenga aravuga ati data iki gikombe kindenge nibibe nkuko nshaka ahubwo bibe nkuko ushaka. Haleluya. Ko yagiye agasenga yabishaka kugenda akavuga ati rero umva uri papa ibi bintu ntibimbeho, iyi misumari nimbabazi uyu musaraba simwikoroje n'abaja n'abagaragu bagende bawikore. Yari afite ubwo butware bwo kubitegeka ariko yaravuze ati nibibe nkuko nshaka bibe nkuko ushaka. Ariko yarasenze mu gashamba k'Igetsemane ngibyo ikazajya bimanuka bimeze nk'amaraso. Abandi tuzana iby'amazi we byazaga ari amaraso. Amen. Kubera uyu umubiri ujya udutitiza ugatuma dutinya. Ariko nimuzatinye ngo nimuzatinye icyica umubiri ahubwo mutinye icyica ubugingo. Amen. Mureke dusenge dusaba Imana izatwihera ubugingo, dusaba Imana izatwihere kugubwa neza turi mu mababa yayo. Amen. Hamwe no gusenga n'ibyo byose Imana yacu izaducira iki akanzu. Byangu byemere Imana izadutabara bivuye mu gusenga. Mureke dusengesha umwuka iteka. Daniyeli nawe yarasenze akurwa mu rwobo. Amen. Nimba Imana yarakuye Daniyeli mu rwobo, twebwe ibi turimo se birayinaniye? None se turi mu nzobo, hari intare zirimo se? Daniyeli we yarazibonye zinasanye zishaka kumuconcomera, ariko kubera gusenga aravuga ati umva uyu munsi mufata amasengesho kuko ngewe nasenze ntacyo mushobora kuntwara. Nimba yarabwiye intare zigatuza akaziryama izindi akaziyorosa, ni gute Imana itadukemura ibibazo byacu dufite muri iyi minsi? Imana izazikemura ibibazo byacu ariko ntabwo izabikemura ku munezero wibereyemo gusenga. Amen. Mupfukamisha amavi yanyu musenga Imana yo mu ijuru izabatabara. Ndabigisha gusenga, ndababwira ngo mukunde gusenga kuko nabonye ko gusenga harimo ibutunzi butagira akagero. Imana yo mu ijuru iduhane umugisha. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Data mwiza, turagushimye turaguhimbaje. Ibi byose byavuye mu kuboko kwawe. Natwe turagusabye kugira ngo twigishe gusenga muri iyi minsi. Utwigishe kubarara imbere yawe tukunambeho databuja. Ubu bwoko bwawe ubuhazi byiza kandi natwe twese dukomereza amaboko
nasengaga gusa reka gukora ku kwawe ibyo ushaka n'ibyo ushima ari byo bitubaho n'izina rya Yesu Kristo urakoze. Amen.